reka nkubwire impamvu jewe Food Tour ntashaka ko n'icyo kigo cya Roskana kiba cyanaye owning. Nuko Food Tour iyo iza kuba ya Roskana kubera Roskana ari umuntu uhaga vuba, Roskana yari kuba yaratuneye ku mutwe. Baragiye mu mazina ya Element, yongeye ikintu kimwe Element avamo na Element w'ubu dufite kandi ashobora kuzavamo n'uwundi muntu urenze kurusha uwo dufite. Ni ukuvuga ko Element yari kuba ntabwo twari kuba dufite catalogue nini ya Element iyo ndirimbo ijya kwa Roskana. So kubera indirimbo yagiye kwa Element twagize catalogue nziza ya Element kuba nayitirirwa kandi Element ni nawe yayibamo. Element ni nawe yayikoze. Erega ikintu kimwe wibagirwa Godfather, izi ndirimbo zose wumva z'amahiti z'abantu, Element aba yaparticipatinzemo 80% y'ibintu biba byabereye mu ndirimbo. Ubarire ntusige Element ngo mwami kikamba, urimo kumva? Ntabwo ndari mwambika nkundi bikorwa byi. Turi kumwe nkabona agira n'imico myiza. Nta kibazo. Murebeye inyuma ni umwana mwiza pe, n'ibikorwa bye ndabikunda. Urimo kunyumva? Nuko nawe yabaye umutindi. Unyumva neza? Element aramutse afashe ku mafaranga akabona amafaranga yatera iseseme. Yatera iseseme ya mwibone uhambaye. Niko mbibona mboni zanjye. Nkunda ibikorwa bya Element, ukumva ndamwemera ariko simwiyumvamo. Sinzi impamvu. Amagara Element turavuga nta munsi ndamagara Element ngo ajye kunyita. Tindara musaba service ariyo yose. Turi kumwe? Ariko Element ni wa muntu ibintu yakoreye no buca. Yabihagije gurebe ishusho y'umuntu. Element gufata no buca yapfushije agahita muta akagera atamusezeye. Kubera amafaranga. Icyambere urimo urankora Roskana kandi ngiye naje kubaga Roskana. Element ni umuntu wa mbere. Urabona ukuntu ameze ugahuza ibintu bidahuzika. Wifata Medi ngo muze na Element. Ndaguha urugero nawe urimo ndabahuza. Urimo ndaguha. Ni ukuvuga ko Medi si umuntu uza kuvuga abacecetse iyo adashaka kugira ngo nahure. Urabona bya Ben baguma bamuvuga na ba Bruce Melody nuko baravuga arya Ben ni wowe. Niwumva ugira n'ahantu ho kumumenyera ukavuga ati Ben ntabwo muzi, nuko aba yaguhaye umwanya mukavugana mukagira n'ibyo mupfa. Medi ntabwo ashobora kuguha umwanya. Bro, reka nkubwire ikintu kimwe aho niho mwibeshye. Turi kumwe? Noneho mbwira ukuntu araza Ben akabavugisha mukagira gucya akanababesha yarira kubabesha mukagira n'ibyo wakaba waza ukanavuga ngo Medi ngo Ben ntabwo. Reka amatwi ndavuganye na Medi mbere ko mvugana na The Ben. Sinda navugana na The Ben. Uzamubaza Medi niba waravuganye nawe Medi uravugana na Ben waramuhostinze kuri pano yawe yo kuri Twitter. Uravuze? Wavuze ko utaravugana na Ben. Ndavuze ngo none se kuba ko The Ben kumuhostinga kuri Twitter ntabwo njye wamutumiye. Ninde wamutumiye yarizanye? No, none se njye urumva na icyo nicyo kibazo cya Ben rero. Ntabwo ari njye wamutumiye. Ninde wamutumiye? No, yari yaje mu kihe gikorwa. Naho none se urumva ko bari bafitanye beef na ifite capacity yihe yo guhuza Medi. Yari yaje mu gikorwa rusanga cy'abanyarwanda cyo kwamamaza umukandida wa Perezida Kagame. Urabyumva? Niyo mpamvu yaje nkamuhuza ku bantu akaza akicara na Bruce Melody. Icyari kibahuje cyari igikorwa nabahamagaye kuri pa nimwe. Ntabwo natwe mu gikorwa cyanjye sibyo? Ibyo bintu Medi ntiyakora. Manza wumve aho ngaho niho wibeshye. Icyo ndi kubwira ni iki ngiki. Medi ni umuntu Medi nashatse kumuhostinga. Tugira ikibazo cy'umwanya. N'ikiganiro twari tugiyemo asanga abantu batamacinga nabo nagomba kumuhostingana nawe. Yanyemereye ikiganiro ndabyatubura uburyo. Urimo kunyumva? Muhereza topic aranyereka nimba batayijoininga. Birumvikana. Ntabwo byari ikibazo. Tugaruke gatoya rero. Tunave no kuri abangaba. The Ben ni imfura. The Ben ni umwana mwiza. The Ben ni imfura. Ariko ni indyarya. Ikindi The Ben we yumva ko izina ryamaze kugera iyo rigera
yaba nta muntu afata nk'umuntu, abantu bose bafata nk'abafana. That's no work. Icyo ngicyo nicyo kibazo cyonyine. Tugaruke gato yakuri gusa. Ari cyo mwapfuye. Ntabwo ushobora gufata, ntabwo ari kigarutse rero kuri uyu mukandanzugi wawe, urimo kumva? Bro, hari umugani njya nkunda guca Dumba, urukumva? Umukandanzugi wo ninde? Ruskana. Warazikanda pe. Yabaye umukandanzugi mbi. Hari umugani njya mbwira abantu Dumba, urukumva? Kavuga ngo iyo umwami yishe so udashoboye kwihorera, urukumva? Uragenda ukegera umwami ukamubwira ati umwami databuja, umwanzi yapfuye ndaje umpake. Wamara gukomera ukabaza umwami icyatumye yica so. Bisobanuye iki? Kuba amafaranga yonyine ntabwo yari ahagije kugira ngo atandukane na ntuza, atandukane na management ye cyangwa yihendureho. That was the mistake yakoze. Ruskana agenda besha abantu ngo kubera ngo bavuze ko afite byarangiye kugerayo ko ngo afite ngo umugore ngo umuha amafaranga, agenda besha abantu ngo araza kubishura akababesha. Ruskana yambaka kubesha. Noneho numvishe ko yandeze no muri RIB. Njyewe ushobora kundega muri RIB, sibyo? Kubera RIB yo n'ubundi ifata ibyaha bigaragara, sibyo? Yakureze wakoze iki? Naramututse. Wamutukiye he? Kuri Instagram yanjye. Waramubaze se? Naramubaze. Arangije kunyaga nahise mubaga. Njye nubwo ari no kuvuga ngo mani ngo mba nakubaze ngo kubera ngo ntabwo wampaye amafaranga. Sipana no kubaga mani genza umvuga ibintu byandakaje tu. Ngo dufata nawe ni kenshi nje hano ndakaje nkahita ngo hiryawe nk'ikenge. Urumva? Ano mu Karitasi aza indirimbo irasohoka, afite pressure y'indirimbo ntabwo azi ukuntu bizagenda. Akaza kwa Dumba nuko Dumba ndashaka kunwikira n'amafaranga n'ibintu. Dumba ndashaka ko akanyirirwa mu matwi nkazajya ngenda nka content. Nibwo bwa mbere nakuriyetinze content yarinda mvuga ko Linda yeretse Zaba agenda ku mugabo we uwo bafite bagiye gukora ubukwe. Mvuga ko Linda yasimbutse nkarakandagira amabyi. Post iragenda nshyize n'indirimbo ya Ruskana, nashakaga kugira ngo promote n'indirimbo ya Ruskana. Post igenda igira ku bantu ibihumbi. Mvuga ko Linda yeretse Zaba agenda ku mugabo we uwo bafite bagiye gukora ubukwe. Mvuga ko Linda yasimbutse nkarakandagira amabyi. Post iragenda nshyize n'indirimbo ya Ruskana, nashakaga kugira ngo promote n'indirimbo ya Ruskana. Post igenda igira ku bantu ibihumbi 600. Indirimbo ya Ruskana itarasohoka aza video na audio batayizi. Nikoreraho ibindi bintu byataye. Ruskana akazageza ambwira ngo Ruskana ndashaka kukubwira ahantu hose umbona cyangwa ahantu hose uzombona. I told you mark my words. Ruskana uri ikigoryi, uracyatekereza nk'umwana. Urumva? Ruskana ntabwo ari ukuba managinga brand boro. Brand managingizwa n'ubwenge. Ubwa mbere ushobora kwiga n'ubundi bwo ku mihanda. There is no way you can pay a video niba mutabesha ugapenga video ya miliyoni 15 cyangwa ya miliyoni 10. Reka mvuge ko na video yawe ubo tubesha ntabwo ya miliyoni 10 nano ya miliyoni 10. Katuvuge video yawe ni ya miliyoni 6. Warangiza ukagenda kugenda ubesha abantu baba influencer ubagira iki. Ndumbura mubesha one time. Anyway ntabwo wambesha ngo mbabaye ko n'amafaranga ndayabona cyane cyane banatemye iki. But problem ni iyi. Ibingibi ntuze yarabikoze, ibingibi Kevin Kazi yabikoze gasuku arasara arangije kumushyira rangi. Nje nta cyakora umuntu abikora Kasuku. Sometimes mari Kasuku niyo agiye kugutwikira ntabwo gutwikira ibintu bifatika neza mani. Urumva? So Kasuku aba yoroshye kuvuga ko kugenda ukavuga ati cyangwa iki ngenda gutwikira ukabona ko ibintu byawe bigiye. Urumva? Ibyo mwese murabizi hano kuri iyi industry.
igeze murabizi niba uhakana hagira ikindi kiririmbo cyiza n'isingiri icyo nyivuga ndagenda nkafata nk'iki cyumweru mu iminsi ibiri nkayisiba ya weekend nkasibamo n'umwe urumva mu cyumweru nkakuramo iminsi nk'ine kugira ngo nshobore gufasha aba bahanzi kozi n'ubundi ni akazi nari naripanze njyewe to urumva mbakeneye kuba relevant ku mbuga kubera abantu banzi ku mbuga so iminsi imwe amafaranga nakabaye nkoreramo mu kazi kanjye bazajya muri sniping iradomba n'ibi biganiro bye ndiko bagiye bitari kugira ikintu bifasha ndi ku mubare wa 25 biteye isoni hagira umuntu ushyiramo akantu zo kujya gutumusuka sinje basi kamanigani kamwe mu mungu kiragenda my gosh is here arakuhonda kode bari umunsi turi mu kintu warukibye wa mugane yego Mike Trish ntabwo njya mbatenguha n'ibyo bintu mba nakoze nukajya kubona umukaritasi witangiye iminsi urumva njyewe nakoze nko ku munsi iyo nakoze nko ku munsi iyo ntatemira ku munsi nduzinga amadolari 500 if I don't work ariko Roskana ntagashobora kunyishyura amadolari 500 wowe iki Roskana wenda bizi ko adashobora kunyishyura amadolari 500 chat snipe mureke sniping de badabasabire cyo sniping sniping please na gusniping Mariam snipe guys snipe it's Mariam snipe guys anybody who can snipe no sniping wa mututse okay no sniping na sniping ndebera no kuri kwimana ndebera abantu baranga ijya guhinga amasakari yakakubitwa n'inkuba I knew it that's a good one ngaho komeza ivuga yawe shiri baguhaye gloves thank you so much wamubonye Kivu wamubonye umwana w'umunyamasisi sha muhaye bene wanjye bakubisa ukubitiyo Busy picking barakubomoye thank you sweetie accepting sure kiramo gloves muri spiritual challenge hano mukomeze mu tapenge mukomeze yo gloves ikinkirira mo ndabizi nawe tujagarara hamwe mukomeze mu tapenge muhereze ikindi biti ko shora de twikomereza kiramo yo gloves nona visit Kivu kiramo yo gloves mutapinga screen visit Kivu kiramo gloves mutapinga screen visit kiramo gloves okay tuyinyuremo guys tuyinyuremo barakunshuro zirindwi mutapinga screen anything you want barakunshuro zirindwi anything you give me the double rate ikintu cyose umva baradukubira guys stop guys barakuba karindwi baradukubira karindwi uko bikoze bana birakoze gloves ndakirahira turashize thank you so much hano hari amakuru yayibura bro amakuru y'ibintu my love ever it's been a long time evajaho eba akiyo bure nibaze kuncaho nibaze kundeba niba ariko nzi ko mu bantu yanga muri no minsi ndimo ariko ndamukunza nzako kunza Eva urumva reka tugaruke kuri ibi biboro by'abateti sibyo ndumva urimo kumva thank you President Maximo thank you so much ibi biboro by'abatipe urumva twari tugeze mu gihe cyiza ariko wajya no kubireba n'uyu munsi njyewe nyahura kazi follow this abantu batatu yo abantu twikije n'amarozi drop the roses abantu undi muntu umwe utandukanye yeah I saw my text but I need to get off the live so I can